Ibihe byiza kuri wakanze subscribe kuri IT Panda, amahoro y'Imana akomeze kubana nawe. Hari umunyeshuri wacu wadusabye ngo tuzamwereke settings zibanze wa settinga YouTube channel yawe ukaba wizeye ko isaha n'isaha YouTube izatangira kuguhembera content yawe. Nabonye abantu benshi baba bari mu urujijo rwinshi rw'abantu batabasobanura neza, ugasanga ari kwiga advanced settings zisumbuyeho yaribagiwe basic settings zibanze zo kuri YouTube. Nabyita nko kwita ku giti uri kwita ku mababi yo hejuru yumye utigeze ufumbira imizi ngo ushyireho n'amazi niki. YouTube channel yawe rero ushobora kuba warayisetinze neza bibaho, ariko ikikora reset. Nimba yarikoze reset, ugomba gucekinga nimba settings zose zikiri ku murongo. Wasanga zitari ku murongo, ukagira ute ukongera ukayisetinga neza. Muri iyi video ya today rero ngiye kukwereka izo settings zibanze ugomba kuba warasetinzemo YouTube channel yawe, ukaba wizeye, ukicara wizeye ko isaha n'isaha amafaranga ya YouTube uzayabona. Mbere ko dutangira, kana subscribe nimba utarayikanda, urayikinga ino video, umbwira ikindi kintu nakwigisha muri comment, nze tukirebe muri video ikurikiraho. Wowe mushyashya rero ugeze kuri ino YouTube channel, hano muyoboro wacu wa IT Panda, ni channel twigiraho ubumenyi ngiro, ikoranabuhanga n'ibindi. Wiyumve mikaze nimba uri mushyashya, ukande subscribe uzaje wigana nabandi bigira kuri ino YouTube channel yacu. Ngiye kukwigisha ninjye IT Panda, na YouTube channel ni IT Panda. Bigenda bite rero? Ngwino hano kuri YouTube channel ku gafoto ka YouTube channel yawe, uhita hano kuri YouTube Studio. Ukigera kuri YouTube Studio, urahita umanuka hano hasi mu nguni handitse setting, tujya kureba advanced setting. Uhita hano basic setting, uhita hano kuri general, barakwereka general, hariho currency ni hahandi wa settings ya mafaranga yawe azageza muri US dollar, niki ushatse washyiramo n'amayero bitewe nayo ikoresha n'amashiringi arimo byose. Aha nito hatinde tuze hano kuri channel barakwereka icyo bita country residence. Kubera ko hano Rwanda rutarimo muri ibi bihugu, kubera ko Rwanda rutarimo, rudafitanye imikoranire na YouTube, uraza ukayitushye turaza YouTube tukayibeshya ko turi muri United States, ariko ubu yibeshye mu by'ukuri YouTube channel yawe ibiri mu Rwanda, ariko ibyo amarobo ya YouTube nagabyitaho. Uhita babeshya ko uri United States, barangiza YouTube channel yawe bakayisetinga nk'inyamerika, ariko ikibazo aho kibera ahangaha iyo wabaye monetize, iyo bagiye kuguhemba bagusoresha nk'umuturage wo muri Amerika, bagusoresha imisoro nk'iy'umuturage wo muri Amerika. Urumva ko natwe aba content creator bo mu Rwanda tuba tubihomberamo cyane, kuko tudafitenye imikoranire na YouTube. Buriya mu Rwanda buri kwezi hasohokamo amafaranga menshi y'imisoro ajya muri Amerika ku misoro ya YouTube y'aba content creator bo mu Rwanda. Ababizi barabizi, ayo basora barayazi. Nawe nimba usora kuri YouTube urambwira yo utanga buri kwezi ajya muri Amerika. Urumva rero ababishinzwe nibo bafite inshingano zo kuvugana na YouTube kugira ngo iyi misoro dutanga muri Amerika ije noneho iguma mu Rwanda, igire n'icyo yafasha mu Rwanda. Ahangaha urahita rero ishyiraho ko YouTube channel yawe iri muri United States. Umanuke hasi urabona icyo bita keywords ni ya magambo umuntu ashobora gutypinga hano muri search kuri YouTube channel yawe ikaba yaboneka. No kuvuga ngo uje kuri YouTube kandika IT Panda, uzahita umbona. Niwandika IT tutorials uzahita umbona. Ushobora wenda kutaza mu nzibanza, ariko nanjye uzambonamo. Nuza ugasearchinga computer basics, nta kabuzo uzambona kuko nabishyize muri keyword ugashyiramo amagambo ushaka wumva ajyanye n'ibya channel yawe. Ariko nimba ayo magambo utanayafite nta mpamvu yo kwigora, ushobora kuza kuri ChatGPT ukahita uyandikira ukayibwira ngo give me keyword I can use to my YouTube channel. Njye nahise nshyiraho n'izina ryayo called IT Panda. Nyibabwira ko yitwa IT Panda, bahise bumva nyine channel yanjye kishatse gukora. Hano barambwiye ngo here are the keyword idea you can use for your YouTube channel IT Panda, depending to your type of content you focus on. Kuko ino ChatGPT ari amarobo, nzabasobanurira no kuntu ikoramo. Hano bahita bamenya icyo ukora.
bahita bamenya content ukora. Nyibashyiramo kari IT Panda bahise bambwira tech tutorial, IT support, coding, cyber security, kuko bazi ko ari byo bintu nkora. Bahita baza hano barambwira ngo general IT and tech keyword. Barambwira ngo keyword ni IT tutorial iki, nawe uragenda ushyiremo YouTube channel yawe baguhereze keywords wakoresha uzishyira mahanga, bizagufasha kugira ite kuba channel yawe yazajya iboneka mu buryo bworoshye. Twite tujya hano hirya bita advanced setting, tujye muri setting nono zisumbuye. Uraza ukareba icyo bita audience. Do you want to set your channel as made for kid? Ushaka ko channel yawe uyisettinga content zawe zikazirebwa nkaho nako zimeze nkaho zakorewe abana. Hari channel zigira content zakorewe abana. Niba YouTube channel yawe ifite content zakorewe abana, urazishyira kuri yes. Set this channel as made for kid. Is mostly uploaded content that's made for kids. Nimba content zawe zarakorewe abana, urazishyira kuri yes. Ariko ahangaha nushyira kuri yes, YouTube channel yawe views zizaba nkeya bitewe ko video zakorewe abana murabizi ukuntu biba bimeze. Ariko ngiye kuko content zanjye zitakorewe abana ndaza ngashyira kuri no. Niba muri kuri channel yawe hariho content, haba hariho content zagikorera abana n'izagikorera abantu bakuru, uzazishyira hano hasi. I want to review this setting for every video, kugira ngo bazajye bakwibutsa aka setting kuri buri video ugiye ku uploading. Nimba ugiye ku uploading video itarakorewe abana, bakwibutsa aka setting ushyira kuri yes nako kuri no. Nimba ugiye ku posting video yakorewe abana, bakwibutsa aka setting ushyire kuri yes. Aka ko hasi nicyo kavuze I want to review this setting every day, kuko ngiye nabikeneye rero ndaza shyira kuri no, content zanjye sizabana. Nono hano hasi hari icyo bita Google AdSense according to link. Ibi bya AdSense kubera ko utaraba monetize si ngombwa, urabiskipinze. Haza icyo bita automatic captions, ya magambo yo hasi nimba navuze mu cyongereza kugira bajye bahita bashyiraho automatic captions. Ndaza mpite nka vivura bazaye bafasha bohereza abantu kuba babashyiriraho captions. Hano hakaza icyo bita automatic production tagging. Umuntu ufite igicuruzwa cy'akanaginga warabaye monetize biba byemewe ukaza ukagafungura. Ukaza settings zawe hano hose ukaza setting ukabivura nkuko nguko iyanjye settings. Okay, tujya kuri features and eligibility. Leba kuri channel yawe tuno du feature twose nimba tudasi icyatsi umenye ko YouTube channel yawe umenye ukeneye kuya updating niko nabyita. Aga feature ka mbere standard feature uraza urebe ibyo bagusaba nimba byujuje. Channel is free, active, community guideline strike. Channel yawe ntago yigeze ifite ama strike baguteye. Abwo nimba kadasi icyatsi umenye ko ufite ama strike. Njyewe karasi icyatsi ubwo na strike mfite. Ujya hano hasi barakubaza ngo intermediate features, urebe ko naho kari enable. Ujye naha ngaha kuri advanced features, urebe kuri kari enabled. Nuzanga twose ari icyatsi, aho ngaho YouTube channel yawe irabiri mu murongo mwiza wo kuzagira ute kuzabona ibiceri. Tumanuka hano munsi hari icyo bita upload features. None cyagihe cyo kujya kwa uploading. Title hano uraza ugashyiramo title ijyanye n'ibyo ukunda gukora. Hano nari nanditsemo aga title ko gukanda subscribe, ariko byari nko kwiyererutsa wenda kuko ngiye muri iyi minsi kubigisha ibijyanye na kamera. Nandika ngo menya gukoresha kamera, akaba ariyo title. Noneho description ni ya magambo aza kuri video yawe. Description naho wajya kuri ChatGPT ukababaza ati chat wanayibaza mu Kinyarwanda, nzabakorera video irambuye, ukababwira ati mume description sinzi niba nabyanditse nabi.
nakoresha kuri video yo kwigisha kamera. Chat yo n'ikinyarwanda iracyumva. Hano itubwira ngo dore please, noneho bakahita baguhereza description y'urugero nk'iyi ngiyi, ukahita ukayikopiya. Muri iyi video turabigisha gukoresha kamera, ukaza ukayikopiya, wamara kuyikopiya ukaza ukahita uyipestingamo aha ngaha. Noneho njyewe video zanjye nkunda kuzishyira kuri unlisted, kuko iyo uploadinze biri public ihita igira ute, ihita yijyana public abantu bakayireba, kandi uba ugomba kugira utuntu editingamo. Iyo ugize private ubwo iba yi-uploadinze ariko ibitse kuri wowe, ariko iyo ishyize aha ngaha igihe cyose iba yi-uploadinze ikibika, ariko iyo uyirekuye bahita bayishyiraho nkaho aribwo kiya-uploadinga ako kanya, mu gihe private bayishyiraho igihe wayipostingiye akaba aricyo kigumaho. Tags ni za hashtag ukoresha. Ushobora gutaginga umuntu mukora ibintu bimwe, ushobora gutaginga ibintu umuntu yasacinga kuri YouTube akahita kubona vuba. Ushobora no kuza kuri chat ukababaza ngo mume tags nakoresha kuri video runaka, ukaza tag ukaza uzishyiramo aha ngaha. Wenda nakitaginga IT Panda, ataginga n'undi muntu gutyo. Tags ni amamvu yo kubitindaho. Kuri advanced setting naho hari advanced setting, zizi bari basic setting, tukahita ujya kuri advanced setting. Advanced setting rero channel yawe category, njyewe yanjye ni science and technology. Iyo yawe nimba ari comedy ibi birimo, nimba ari education byose birimo also setting. Residence ubwo iri standard YouTube residence. Creative communication yishyira kuri standard YouTube residence. Noneho ururimi video language icyongereza byibuze, kuko nta kinyarwanda kirimo, wenda ngaba aricyo dushyiramo icyongereza. Hano zi settings aha si ngombwa kuzitindamo. Comment ukaza ukazigira on, nimba ushaka abantu bazajya baguha comment, ugafungura kano ka show many viewer like my video. Nimba ushaka ko kujya ubona abantu barayikinze video yawe, ukaza ukahita ugafungura. Tujya kuri monetize ho si ngombwa ko hareba cyane, kuko ntabwo uraba monetize wowe. No kuri AdSense si ngombwa kuko nuraba monetize. Noneho izi setting ndakeka ari izi zibanze. Mbere ko uvaho ukahita uza ngaha icyo bita customize rero ni iki? Nkunda kubabwira aha ngaha ni kuri profile, kwa kundi profile ya channel yawe igaragara. Ushobora gushyiraho banner ka gafoto ko hejuru. Urugero reka kire kuri channel, open new tab, nje mbibasobanura mu bireba. Icyo bita banner ni kano gafoto hano ubona utu avatar aka hejuru, niko bita banner. Uraza ukahita ukora change cyangwa ukakarimovinga, hakaza profile ni ya foto iyi ngiyi nyine n'ubundi iri kuri channel yanjye, nayo ukaba wayihindura. Hakaza izina rya YouTube channel yawe ngiri, hakaza n'icyo bita handle name, ariyo rya ZINO iyo sharinze cyangwa wanditse comment rita rigaragaraho. Hakaza icyo bita description, kaza ugashyiramo muri description ugashyiramo ibyo ushaka, washatse washyiramo na nimero zawe abantu bakuboneraho bitewe n'icyo ushaka muri description. Munsi ushobora gushyiraho link. Njye hano nashyizeho Instagram, uraza ukandika Instagram, ukajya kuri Instagram ukahita ukopiya link yayo, ukaza ukayipestinga amahanga. Ushobora no gushyiraho TikTok n'izindi mbuga zose ukoresha. Munsi ugashyiraho contact info, ushobora gushyiraho email cyangwa se nimero ya telefone ni. Ukahita ujya hano kuri home tab. Noneho kuri home tab, aka kato kari moving, kuri home tab ni hahandi ni gutya. Noneho kuri home ko nigaragara, urabona nk'aka ka video kabanje aha ngaha kaga trailer, hakaza zino video zo kuri for you, hakabona koza videos mfiteho za content arizo zizi za ngaha kuri video. No banara bisetting aha ngaha nkaza ngashyiraho hari icyo bita channel trailer for
people who haven't subscribed. Ni trailer video iza kuri wa muntu utarankoreye subscribe, niyo iyi ngiyi. Uraza ukayicuzinga ukayishyira mu nshobora kuyichanginga cyangwa yirimovinga. Noneho akazana feature for video return subscribe kuri ba bantu noneho bakoze subscribe bagaruka basura channel yanjye ikaba ariyo return subscribe, nayo uraza ukayishyiraho. Hakaza video zo kuri for you, hakaza na video za content hanze. Uribaza ati rero babishyiriraho hehe? Uraza hano handitse kuri add, ukadingamo bitewe n'ibyo ushaka. Ushobora gushyiraho popular videos, video zarebwe cyane bakahita bazishyiraho hariya munsi. Ushobora kwadingaho short videos bakazishyiraho hasi. Ushobora kwadingaho live, ushobora kwadingaho icyo ushaka na playlist cyose, ikintu cyose ushaka kuri home bakagishyiraho. Nk'ubu reka nshyire public nako publishing, tuhite tugaruka kuri channel yacu urebe urasanga hari icyahindutse. Hari ukuntu ujya ubona hiyongeraho na tuvuga video n'amashoti cyangwa se tukatuni tuvuga kandi tuvuga mu Kinyarwanda ukayoberwa. Warangiza advanced setting, customize YouTube channel yawe ukaba urayi customizing. Izi nizo settings ziri basic uba ugomba kumenya kuri YouTube channel yawe. Abantu mukomeza kumbaza ibintu bya YouTube, nabonye hari abantu benshi babigize content babigisha ibintu bya YouTube. Hari ababikora neza, hari ababigize nka content kugira ngo babone amaronko, hari n'ababizi neza babisobanukiwe neza. Njyewe nafashe umwanzuro ko nazongera kubigisha ibintu bya YouTube. Uzajya ukenera ubumenyi bwo kuri YouTube azajya nyandikira kuri iyi nimero nshyizeho hano hasi mufashe kubijyanye na YouTube. YouTube channel yacu tugiye gukomeza ama video yo kwigisha computer, kwigisha kamera n'ibindi. Akibijyanye na YouTube ndakeka iyi ariyo video ya nyuma nkoze mbasobanurira ku bintu bijyanye na YouTube. Iyi nayikoreye umunyeshuri wacu wari wadusabye kumwereka basic setting zo kuri YouTube. Ndizera ko ino video igufashije rero usharinge no ku nshuti zawe nazo zibasha kuba zamenya aho turimo kwigishiriza muri iyi minsi. Iyo nkubwiye gusharinga video yacu no kugira ngo YouTube algorithm ibashe kutubona kugira ngo idupushing tubashe kugira imbaraga zo kwigisha ibintu byinshi birebwe n'abantu benshi. Nta kintu kijya cyinshi intege nko kubakorera video mfiteho ubumenyi, mfiteho nose yo ngasanga ari nko kwiterera inyoni yarebwe n'abantu bakeya. Birambabaza bikananca intege cyane kurusha ibindi byose. Gisharinga no ku nshuti zawe byibuza tubashe kugenda twazamura algorithm. Thank you so much. Amahoro y'Imana akomeze kubana nawe. Mwari muri kumwe na IT Panda. Video zo nakagaruka ni nyinshi cyane, tugiye kwiga noneho icyo bita photography na videography mu buryo bw'umwuga bwa kinyamwuga. Thank you so much.